bana we nanjye ntacyo ntazababwira ariko mujye mundeba data munkurikire nzababwira amabanga menshi. Ugomba kujyana kado ya nyokobukwe. Akenshi mu muco wa Kinyarwanda bajyana igitenge. Waba ufite amafaranga ukaba wagura ishati ya sobukwe nziza ukayifunga ukabashyiramo ingofero nziza y'umusaza, noneho haba hari nabara mu kazi wawe ukaba washaka utuntu turi aho nyine tutarenze cyane, ariko ntugende imbokoboko. Mugeze noneho hahandi ku bana, ayo manota wagize gute urayafite, hahandi mugeze ku bana. Mbere yo kujya kugaragaza umuco w'iwanyu urabanza ugatuza ukiga umuco waho ugiye. Uvuga ngo wari igishoshwe ngo ntiyarazi gukora isuku, yari yaravukiye mu bana benshi akura abandi bakora we atagize gute adakora. Agiye gushaka rero, ageze aho yashatse arakubura. Amaze gukubura abaza nyirabukwe ngo se mubyeyi ngo turi buze ngo turayoza ikivu. Abantu bake ntabwo bari basengeye umukecuru kugira ngo arebe mu bwonko bw'uwo mukobwa, ese uyu mukobwa ni muzima ni seri. Aramubwira ati reka dayi n'ahangaha tuyoza inkoko. Inkoko murayizi? N'abatayizi bazambwire muri commentaire nzayibereka. Ati tuyoza inkoko. Inkoko twamara kuyoza ivu tukarimera munsi y'urugo, twarangiza tukayigarura tukayoza, hanyuma tukaza kwishyiraho umutsima. Ubwo wowe ufite mu mutwe hazima utarapfuye nabi wakumva ko imbehe muri burire isahani bayiyoreraho ivu koko. Undi w'igipfu rero abaragiye gutoreye inkoko arangije ayoza ati wiriweho ukavuga ngo ntabwo bimureba, ugenda mu gitondo ugataha nijoro, gushaka ari igihe uhura na challenge zikakunaga. Ubwo rero niyo utagize amahirwe yo kubona ababyeyi ngo baguhanure, wowe ibanga ukoresha ni irihe? Ureba cyane kandi ibyo ureba ukabyitaho. Urakanura ukavuga ati ziba bigenza gute, ukaba uri maso ukamenya uko basonga umutsima, niba bateka ubugari cyangwa bateka umutsima ukabimenya uko bigenda iyo bagiye ku meza cyangwa bigenda mu muryango se bitwara gute. Ibyo hari igihe biguha amahirwe iyo kubana na nyokobukwe neza, iyo utagize ibyago ngo ushake umukecuru mubi. Hari abake n'ukuri urugo ubundi ni urugendo, yego ntiwaba umwasama nibise byose nibigize gute, ariko umuntu ujubagana mwakira ukwari, ni umugenzi wigendera agusiga amahoro nawe yagenda yanze. Ariko iyo utangiye kuvuga ngo murumuna w'umugabo ntakaze, murumuna w'umugore ntakaze, nako murumuna mushiki w'umugore ntakaze, nyokobukwe yaza ntumufate neza, ngo umufate nk'umubyeyi nk'uko wafata mama wawe. Nzakwibwirire buriya kugira umwanzi noneho witwa nyokobukwe warigendesheje. Hari igihe wisanga n'umuhungu we mwatandukanye kubera iki? Abahungu bakunda ba nyina, bakunda ba nyina ku rwego rwo hejuru, ku buryo umuhungu agukunda kubera yabonye uburyo witwara kuri nyina. Iyo wakunze mama wiwe nawe aragukunda, ariko iyo watangiye kubona uri umushizi w'isoni, wamurebye ngo nuko avuye mu cyaro, ngo ivumbi ryamurenze, ngo ntago ibitenge biteye ipasi, nkaho wabifashe ngo bitere ipasi bigorora bicishe mu mazi bifure, umukarabye umuhe udukweto two guhindura, umusasire uburiri, umutekere neza, umufate nka mama. Ibyo atakorera mu cyaro kuko atabizi ngo bimukorere i Kigali, none agenda avuga ati none si umukazana muhungu wanjye afite. Agenda kurata, aho ugatangira kumurebera ku ijosi uzunguza imisatsi, umurebera mu marinete, wamusuzuguye cyane, ubusuzugura ni nyina w'umugabo wawe. Nongeye kubaha ikaze kuri Thematic TV, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifuriza imigisha iva ku Mana nk'ibisanzwe. Nari mbakumbuye, hari hashize iminsi mikeya
ariko mba numva nahorana namwe. Ese muri amahoro, murashima Imana? Nanjye ndamahoro, ndashima Imana. Nukuri ngarutse kugira ngo tuganire. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro cy'abakobwa na ba nyirabukwe. Ubwo ni abakazana na ba nyirabukwe. Ubundi rero hari ukuntu muri no minsi cyangwa mu minsi yashize abantu bavuze bagiye bavuga ngo umukazana na nyirabukwe wameze nk'abakeba. Ese koko umukazana na nyirabukwe ni abakeba? Ese umukazana abakwiye kwitwara gute kuri nyirabukwe kugira ngo babane neza, babane amahoro, batameze nk'abakeba? Ngewe uko mbyumva banumva umukazana atari umukeba wa nyirabukwe, rwose aba ari umwana wungutse mu rugo. Niyo mpamvu hari umunyarwanda wavuze ngo iyo ubyaye abahungu ubu ubyaye n'abakobwa, kandi iyo ubyaye abakobwa ubu ubyaye n'abahungu. Bisobanuye iki? Iyo ufite abahungu baba bazakuzanira abakazana. Abakazana rero iyo baje mu rugo iwawe aba ari umugisha. Ubwo nabo abakobwa uba wababonye, umuharuro ntiwongera kuyikuburira cyangwa nabo hambere. Ahubwo si Kigali buri hari imiharuro ihabara ni ibipangu, ariko hari n'abo bagituranye na ba nyirabukwe, akaba uwo muharuro yawo gukuburira, akaba yamenya uko wiriwe n'uko waraye. Nicyo bisobanuye kugira umukazana. None se ni gute umukazana yisanga ameze nk'injangwe n'imbeba nyirabukwe? Byagenze gute? Rero ubundi ibintu byose bipfira mu iterura. Hari ukuntu umusore akijyana umukobwa iwabo, hari ukuntu umusore n'umukobwa babanza bakamenyanira iyo, bagakundana, bakajya baganira, ariko igihe kikagera batangira umushinga w'ubukwe, bakavuga ati ndashaka kuzakujyana iwacu, ababyeyi banjye bakajya gute, bakakumenya. N'umukobwa nuko nawe afata umusore akamujyana iwabo. Ariko se iyo umusore atakuganirije imico y'iwabo, uko iwabo bitwara, uko bambara, uko baganira, uko bamera, iyo ugiye utabiganirijwe, hari igihe amanota ya mbere uyatakaza igihe ugiye iwabo w'umuhungu. Uti bigenda gute rero? Iyo atakuganirije ngo akubwira ati uragenda iwacu wambaye gutya, hari igihe ari ikibazo. Hari igihe witora uri umunyamujyi, tuvuge mwahuriye i Kigali, barangiza ugakubitamo twa twenda tugaragaza mu mugongo ukaba wikubiseho make-up z'amabara yose, ibintu ukayitukuza, kandi akujyanye mu badeperi bo mu cyaro cyangwa se mu bandi bakristo bo mu cyaro batamenyereye ibyo bintu. So abukwe na nyoko bukwe bakikubona bati ngaho noneho mwana tugira tuti uyu mukobwa se, bagatangira kugukemanga. Iyo utangiye gutererwa amanota mu kuhagera, nyine haba hajemo ikibazo. Ni hahandi uzakora ikosa warabanye n'umuhungu wabo bakavuga ati n'ubusanzwe ntago yarashobotse. Hari n'igihe uhava bakakubwira ati ariko se iriya ndaya wazanye igateke, kandi mu buzima busanzwe utari indaya, kubera yuko bo imyumvire yabo bafite biyumvisha ko umuntu wambaye iyo myenda asobanuye indaya. Kandi wowe umusore wabo arakuzi, azi ko nta buraya ugize gute ufite. Bisobanuye ko rero mbere yuko ujya kwa nyoko bukwe cyangwa kwa so bukwe, uba ugomba kugenda waganire n'umusore akakubwira uko ugomba kugenda, ugize gute, wambaye, wasokoje, usa. Ubundi abisaba ngo ugende usa na naturere, urimo naturere. Niyo waba uri umusirimu cyane ariko ugabanye ube naturere mo, akantu ka naturere kazemo, wambara imyenda ikurekuye, wambaye imyenda igera hasi, usokoze biri naturere, cyangwa se niba n'ibisuko byawe bibe bimeze neza atari bya bindi bijagaraye, make-up wasizeho gake, usa neza nyine ku buryo batangira gukona akavuga ati wow. Ubu haba hasigaye kumenya ngo ese umukazana wageze kwa sebukwe umunsi wa mbere yitwara ati. Niyo uvugira hejuru ukabusakuza nkanjye, uwo munsi yabigusaba kuba umukobwa witonze, uvuga makeya,
utega amatwi kuruta uko uvuga usubiza ibyo ubajijwe apana kubicyanutse. Ibyo bigufasha kubona yuko warezwe. Ako kantu rero ko kurerwa iyo kajemo umuhungu wabo akamara kuguherekeza atangira kumva ati yo uriya mukobwa yararezwe, avuga yitonze, yari yambaye neza, asa neza, ayo manota kawagize gute nayo urayatahanye. Icya gatatu ugomba kumenya ese umukobwa ugiye kwa sebukwe bwanyu agenda yitwaje iki? Ariko bana we nanjye ntacyo ntazababwira, ariko mujye mundeba data munkurikire nzababwira amabanga menshi. Umukobwa ugiye kwa sebukwe kwa nyirabukwe bafitanye gahunda n'uwo musore ifatika, atari bya bindi by'uburara byo kuba umuhungu avuze ati ngiye iwacu ugahita uvuga ngo ndagukurikiye. Cyagiye mwicaye mukavuga ati turashaka gutangiza umushinga w'ubukwe cyangwa wo kubana, ndashaka kukujyana iwacu bakakubona. Uba ugomba kujyana kado ya nyoko bukwe. Akenshi mu muco wa Kinyarwanda bajyana igitenge. Waba ufite amafaranga ukaba wagura ishati ya sobukwe nziza ukayifunga, ukabashyiramo ingofero nziza y'umusaza, noneho haba hari n'abaramukazi wawe ukaba washaka utuntu turi aho nyine tutarenze cyane, ariko ntugende imbokoboko. Urumva barakubwira ngo ibiganza bitanga ni nabyo bigira gute byakira. Rero iyo ugiye wambaye kwa kundi, wasokoje kwa kundi, uvuga kwa kundi, witonze kwa kundi, ukaba ufite n'amakado ugiye guha ababyeyi, usiga babafashe umutima bavuga ati umukobwa nta wundi n'uriya niyo mushwanye, basigara bakwishyuza umuhungu. Abati uriya mukobwa uramwanga ntago biri bukundi. Rero ikiyo kivuyeho mugeze noneho hahandi kubana, ayo manota wagize gute urayafite, hahandi mugeze kubana. Mbere yo kujya kugaragaza umuco w'iwanyu urabanza ugatuza ukiga umuco waho ugiye. Ntabwo ugenda uvuga ngo twebwe abasinga ngo ni uko tuvuga, ngo ni uko dukora, ngo ni uko tubaho. Urabanza ukiga umuco waho ugiye, kuko aho ugiye niho hagiye kuba iwanyu mama. Aho ugiye niho hagiye kuba iwanyu mukobwa. Iyo utangiye rero kugenda uzana iby'iwanyu kaba kabaye ni hahandi bizabusana. Utangira umeze nk'uyiga, kandi noneho uba ufite umwarimu mwiza, umukunzi wawe niwe utangira kukwigisha. Ese bigenda gute? Hari agakuru kera nyogokuru yigeze kunsetsa k'umukobwa ngo wari igishoshwe ngo ntiyarazi gukora isuku, yari yaravukiye mu bana benshi, akura abandi bakora we atagize gute adakora. Agiye gushaka rero, ageze aho yashatse arakubura. Amaze gukubura abaza nyirabukwe ngo se mubyeyi ngo turi buze ngo turayoza ikivu. Abantu bakera babi ntabwo bari basengeye umukecuru kugira ngo arebe mu bwonko bw'uwo mukobwa, si umukobwa ni muzima ni seri. Aramubwira ati reka dayi n'ahangaha tuyoza inkoko. Inkoko murayizi? N'abatayizi bazambwire muri commentaire nzayibereka. Ati tuyoza inkoko. Inkoko twamara kuyoza ivu tukarimera munsi y'urugo, twarangiza tukayigarura tukayoza, hanyuma tukaza kwishyiraho umutsima. Ubwo wowe ufite mu mutwe hazima utarapfuye nabi, wakumva ko imbehe muri burire isahani bayiyoreraho ivu koko. Undi w'igipfu rero abaragiye gutoreye inkoko. Arangije ayora ivu, amaze kuyora ivu ayoya amaganga, ayoye ibisogororo byose byaho mu rugo, ashyize ku nkoko, ajyanye munsi y'urugo aramennye. Ariko umureba nyirabukwe ati ngwino, ahamagara umusaza ati cyo nurebe ibyo batuzaniye. Ahamagara umuhungu ati ngwino urebe ibyo waza. Abantu bose bifata ku munwa barumirwa. Uyu mukobwa yararezwe agira ubwenge. Uwo nguwo rero sinjye wahera hahera umugani baramusenze. Muri no minsi bashaka kutakubwira
inkoko, bashaka kutakubwira n'ikindi nk'icyo, ariko hari igihe bagucarenjinga, ugomba kuba uri update. Waba update ute utarigeze urerwa n'ababyeyi ngo ukurikire mama wawe, ukunde kumuganiriza, umenye uko umukobwa yitwara, akubaza ati wiriweho, ukavuga ngo ntago bimureba, ugenda mu gitondo ugataha nijoro. Gushaka ari igihe uhura na challenge zikakunaga. Ubwo rero niyo utagize amahirwe yo kubona ababyeyi ngo baguhanure, wowe ibanga ukoresha ni irihe? Ureba cyane kandi ibyo ureba ukabyitaho, urakanura ukavuga ati ziba bigenza gute, ukaba uri maso, ukamenya uko basonga umutsima, niba bateka ubugari cyangwa bateka umutsima, ukabimenya uko bigenda iyo bagiye ku meza, cyangwa bigenda mu muryango se bitwara gute. Ibyo hari igihe biguha amahirwe yo kubana na nyoko bukwe neza, iyo utagize ibyago ngo ushake umukecuru mubi. Hari abakecuru babi, hari babandi bitwa ngo babazirunge zange z'ibisogo. Niyo wamubera umwana, niyo wamubera umukazana mwiza, akanga akakubera beza, abo nabo barahari. Ariko nakubera beza we wamubereye umukobwa mwiza, wubashye umuhungu we, wakunze ab'umuryango. Ikindi, hari ukuntu abakobwa tugera ahantu twashatswe, tugahita twumva twabaye abamikazi, tugahita dutangira gutegeka ibyaho byose, tugategeka n'abagomba kwinjira muri urwo rugo n'abatagomba kurwinjiramo. Ibyo bintu ntabwo ari n'ubupagani, ni ukuri. Urugo ubundi ni urugendwa. Yego ntiwaba umwasama, ibise byose nibigize gute, ariko umuntu ujubagana mwakira uko ari, ni umugenzi wigendera, agusiga amahoro nawe yagenda yandi. Ariko iyo utangiye kuvuga ngo murumuna w'umugabo ntakaze, murumuna w'umugore ntakaze, nako murumuna mushiki w'umugore ntakaze, nyoko bukwe yaza, ntumufate neza, ngo mufate nk'umubyeyi nk'uko wafata mama wawe, ugatangira kumva ko ari ahandi hantu wagiye, aho watangiye kwikurura iki abanzi. Kandi shaho nzakwibwirire, buriya kugira umwanzi noneho witwa nyoko bukwe, warigendesheje. Hari igihe wisanga n'umuhungu we mwatandukanye, kubera iki? Abahungu bakunda ba nyina, bakunda ba nyina ku rwego rwo hejuru, ku buryo umuhungu agukunda kubera yabonye uburyo witwara kuri nyina. Iyo wakunze mama wiwe nawe aragukunda, ariko iyo watangiye kubona uri umushizi w'isoni, wamurebye ngo nuko avuye mu cyaro, ngo ivumbi ryamurenze, ngo ntago ibitenge yabiteye ipasi, nkaho wabifashe ngo ubitere ipasi, ubigorore, ubicishe mu mazi, ubifure, umukarabye, umuhe udukweto two guhindura, umusasire uburiri, umutekere neza, umufate nka mama. Ibyo atakorera mu cyaro kuko atabizi, ngo ubimukorere i Kigali, none agenda avuga ati none si umukazana umuhungu wanjye afite. Agenda kurata, ahubwo ugatangira kumurebera ku ijosi, uzunguza imisatsi, umurebera mu marinete, wamusuzuguye cyane. Ugusuzugura ni nyina w'umugabo wawe. Kumusuzugura egari gusuzugura umugabo wawe. Niba ushaka icyubahiro ku mugabo wawe, ubaha mama wamubyaye. Noneho iyo wamwubaye, ukamukorera ibyiza nk'ibyo wakorera umubyeyi wawe, niyo kubera beje umuhungu abona ko mama we atagize gute, adashobotse, akamenya uko abimanaginga nk'umuntu w'umugabo, akamenya uko arengera urugo rwe, kuko urugo rwe ni rwo rwa mbere iyo abaye umunyabwenge. Ariko n'abakazana nako na ba nyirabukwe ndabagarukaho, abakecuru. We mukecuru, ubona umwana yishakaniye n'umuhungu wawe, nkaho wamufashe nk'umukobwa wawe, utangire kumwigisha uturimo two mu rugo, utangire kumwereka aho imirima yanyiri ngo atangire kujya guhinga, utangire kumubwira imiryango, utangire kujya kumwereka inshuti, warangiza ukamuryohaguza, ukamuharanya, ukamubuza epfo, ukamubuza haruguru. Umenye ko uri guharanya ni nyina w'abuzukuru bawe, kandi uko umugirira nabi uri kugirira nabi abuzukuru bawe. Ubwo rero ntabwo ukwiye gufata umukazana wawe nabi,
ukwiye kumuha agaciro, ukwiye kumukunda. No mu gihe wasanze arakasama ari ka Nyirabishwi, ari ka Nyirabihu biroga, wigahutaza mukecuru. Nukuri uri umubyeyi, mufate nk'uko umukobwa wawe, si umukobwa wawe avutse ari Nyirabishwi, wamuterereye, uramuhana, ukamwegera, ukamuganiriza, ukamubwira ati ntago bigenda gutya, bigenda gutya. Ntibavuga gutya, bavuga gutya. Yagera mu cyaro ahantu bifitiye inka bamutuma igisabo ati ni igicuma. Bamutuma igisabo ati jya kutuzanira igisabo hariya ku ruhimbi, akagenda uruhimbi akarubu. Ati nta n'igisabo ndi kuhabona, icyo ndi kuhabona ni urucuma runini. Aho kugira ngo umwigishe ngo umubwire uti rero ntago bakita igicuma, bakita igisabo, ugatangira kumubwira ngo ntuyavuye hehe, ubundi ni bwoko ki, ugatangira kumwica mu mutwe. Ntago ibyo ari ububyeyi. Mwigishe umubyeyi, uyu ni umutozo, uyu ni umukerenke, iki ni icyansi, uru ni uruhimbi, dore uko batereka amata, dore uko bayacunda, dore uko basobanura amavuta, dore uko bayabika. Amenye buri kimwe, amenye buri kimwe atazi. Nawe icyo ibyo azamenya azabyigisha abuzukuru bawe. Ariko se ni umuntu uhaguza ukamwereka yuko ari umuntu uri aho uri cipu uciriritse, utazi iby'iwanyu, yenda ibyo ngibyo mvuze n'ibyo mu cyaro. Ariko hari n'abasirimu b'i Kigali, umuhungu wabo agenda agashaka umwana wo mu cyaro, bikundaniye muri ADPR, amukundiye ko ari umukristo, ari umukobwa witonda, akaza ntago azi pisine, ntago azi za toilette za kizungu, ntazi uko bazoza nuko bategura mu nzu, ntazi uko basasa ya mashuka y'amabara, ntazi iki. Nkaho mwamwigishije ngo mumwereke ati dore ntago bambara amabara ameze gutya, bambara ameze gutya, ntago bisiga gutya, bisiga gutya. Abakwiye kwigishwa n'umwana wanyu. Rero utangiye kumva yuko ntacyo amaze, niho utangiye kurema urwangano mu muryango. Ugasanga umukazana nawe ntari kukwiyumvamo, aravuga ati mabukwe nta nkunda. N'umukecuru nawe agatangira kuvuga ngo umukazana ntagize gute, nta nkunda. Rero nukuri ntago ndi mukuru cyane, nta nubwo nzi n'ubwenge burenze ubw'abandi, gusa kubaho ni ukungurana inama, ni ukungurana ibitekerezo, tukareba icyatuma imiryango yacu igira amahoro. Intambara nyinshi z'abakazana na ba nyirabukwe zikunda gutera amakimbirane menshi, ugasanga hajemo no kurogana, kwicana, hajemo ubugome bukomeye. Kandi ni ukuri umukazana ni umukobwa wawe, kuko iyo ufite abahungu uba wabonye n'abakobwa, kandi iyo wabonye abakobwa uba wabonye n'iki, n'abahungu. Kandi no kubakwe nuko n'umukwe nawe aba agomba kugira uko yitwara kwa sebukwe no kwa nyirabukwe, akaba umusore wubaha ababyeyi, ufite ikinyabupfura, ufite guca bugufi, ufite indangagaciro. Umukobwa nawe akaba yaramubwiye ukuntu iwabo babayeho, akamubwira ukuntu agomba kugenda yambaye. Niba uri n'umusitari, umusitari Kigali, ariko nujya kwa sobukwe, niba nta nitisi ufite uyitire, tire na nshongo, kiremo n'ishati, niba ngombwa na karuvati uyituremo, za deshire zawe, za koboyi, za mucuya uzisige, kuko imyenda nayo burya igaragaza, imyenda wambaye ugiye ahantu igaragaza icyubahiro wahaye abantu. Niba imyenda tujyana gusenga, tujyana mu bukwe itandukanye n'imyenda tujyana mu kazi cyangwa ahandi hose, ni gute tujya kwa data bukwe twambaye poketi, twambaye ngo ni deshire, twambaye za mucuya, twahengetse ingofero? Ibyo bigaragaza icyubahiro uhasuba bukwe cyangwa nyikuru. Kabone niyo baba ari abakene, uri umukire hejuru yabo, ni ababyeyi bakwiye icyubahiro. Ikiba cyatumye ukunda uwo mukobwa wabo, ikiba cyatumye ukunda uwo muhungu wabo, nicyo gikwiye gutuma ububaha, ukabambarira imyenda ikwiye, kandi ukagira imvugo ikwiye.
siko ngo hari abakwe bajya kwa sebukwe bakagenda bambaye ngo deshiriwe imyenda yacitse mu mafi kwa sobukwe kwako byo nibe oya ndakubujije shaka umwenda muzima ugende ku buryo n'abaturanyi bavuga ati mbega umukwe urumva urisatse isokoza ibintu byo gukaragumire kuze gukaraga ugeze iwa no gukaraga ugeze i Kigali ugasanga umukobwa yambaye akamini kajya ririya rouge à lèvres yasokoza imisatsi yayibiramishije yagize gute ngagiye kwa nyirabukwe hehe icyango y'amasheke n'umugongo uri hanze umugongo waze na mukondo waze nami n'agakweto gahagaze abaturanyi bakavuga ati noneho si umukazana waje kwanaka oya ibyo tubyambare i Kigali tubyambare dusirimuke nibyo ariko niba tugiye kwa data bukwe tugiye kwa mabukwe tugende dufite ukuntu tugize gute dusa bizatuma tubaho neza kandi tubane neza tudafitanye amakimbirane kandi ibintu byose bipfira ngo n'umwana apfira mu iterura ibintu byose bipfira mu itangira iyo byatangiye neza bisoza neza mu kubahana ukumva ko uri ari mama wawe usanze ni umubyeyi wawe nubwo atakubyaye ariko ni umubyeyi w'umugabo wawe kandi umugabo wawe ni inshuti yawe noneho nawe yumve yuko umukobwa umuhungu amuzaniye ni umwana we nawe amushyire mu bandi bana rero mbifurije amahoro y'Imana n'imigisha iva ku Mana kandi tugire imiryango myiza izira amakimbirane ku mpande zose ndabakunda Imana ikamshaye